Bandana Gadi, abandi perezida wa korali Impuhwe ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR mu karere ka Rubavu muri paruwasi ya Gisenyi. Turashimira Imana rero kubw'uyu munsi mukuru umaze icyumweru cyose, kandi akaba ari umunsi mukuru wo gushimira Imana, dushimira Imana ibyo yadukoreye ahanini kubw'impanuka twakoze, ariko n'indi myaka yose tumaze, cyane cyane nyuma y'impanuka tumaze imyaka 15. Twari dufite rero umunsi mukuru wo kwibuka abaririmbyi bacu muri iyo myaka 15 yose ishize batabarutse tuburanye nabo. Rero turashimira Imana kubw'ibikorwa bikomeye yagiye dukoresha nyuma y'impanuka, cyangwa se nahera mbere y'impanuka. Mbere y'uko iba, Imana yabanye natwe turi abana batoya turirimba muri Ecole de Dimanche. Imana ikagitubwira ibintu byinshi byiza yuko izakorana natwe, twe ntitubitekerezeho cyane ko twari tukiri batoya. Ariko igitangaza Imana yakoze cy'impanuka cyo gucyura abageni muri korali Impuhwe ni cyo cyabaye urufunguzo kugira ngo itangire ikorane natwe ku mugaragaro, idukoreshe iby'ubutwari. Rero iki gikorwa ni igikorwa ngarukamwaka gishingiye ku mateka ya korali Impuhwe duhora dukora rimwe mu myaka 2. Uyu munsi rero ni imyaka 15 tumaze icyo gikorwa kibaye, iyo mpanuka ibaye. Turabishimira Imana. Ndahera mbere y'impanuka gatoya, Imana itangira kutubwira iby'impanuka. Twakoze amasengesho tumaze gutumirwa mu cyahoze ari Gitarama, ubu ni mu karere ka Ruhango muri paruwasi ya Byimana. Twatumiwe mu rugendo rw'ivugabutumwa, dukora amasengesho nk'uko bisanzwe, nk'uko twari dusanzwe dusengera urugendo. Igihe cyose tujya gufata urugendo mu cyumweru gitangira, dufata amasengesho yo gusengera urugendo. Twafashe amasengesho y'iminsi 2 rero tugira ngo twereke Imana urugendo rwacu, kugira ngo izadufashe mu ivugabutumwa, kuko si twe twikoresha umurimo w'Imana, kandi Imana igomba gushyiramo imbaraga zayo kugira ngo abantu bakizwe. Kuririmba kwacu si byo bituma abantu bakizwa, ahubwo iby'Imana yagizemo uruhare, iby'Imana yashatse iradukoresha abantu bagakizwa kubw'indirimbo tuba turi kuririmba. Rero twafashe amasengesho, Imana iratubwira ngo igiye kudukorera igitangaza. Ubwenge bw'umuntu butandukanye n'ubwenge bw'Imana. Uko Imana yavugaga ibintu twe ntitwabishikiraga, icyo ishatse kuvuga ntitukimenye. Imana iratubwira ngo izadukoresha ibitangaza. Imana iratubwira ngo igiye kudukorera igitangaza gikomeye cyane, ngo kizatuma mu Rwanda hose bamenya korali Impuhwe ndetse no hanze y'u Rwanda. Twe ntitubyakire. Imana iratubwira ngo yaduteguriye ahantu tuzicara mu gacaca tukaruhuka. Ibyo ntitubyakire. Imana iratubwira ngo dufite abageni. Imana akenshi ihora ivuga ko hari abageni bagiye gutaha. Imana yatubwiraga abageni rero tukabifata muri ya shusho yuko dushobora kubura umuririmbyi umwe yapfuye arwaye, uwo ni umugeni Imana iba yateguye. Ntitwiyumvishaga yuko dushobora kubura abantu 12 mu gihe kimwe. Ibyo bintu twabyumvishaga, ariko Imana uko igenda ivuga tukagenda dusobanukirwa ibintu uko Imana irimo kubivuga. Rero Imana yaratubwiye ngo hari kizakora ku Kamonyi ku ikorose rya mbere, ariko iratubwira ngo mbere yuko tugera ku Kamonyi hari ibimenyetso izatugaragariza. Twabonye ikimenyetso tugeze mu Bigogwe n'ahandi hantu mbere yuko tugera ku Kamonyi, ariko tugeze ku Kamonyi iby'Imana yateguye biba birabaye. Subiye inyuma gatoya muri ayo masengesho, hari umumama twaririmbanaga witwaga Elevania Mukeshimana. Ari yerekwa Imana yamweretse, abona liste y'abaririmbyi bakorali Impuhwe abo batashe. Ariko mu byiyumviro bye, kandi natwe abitubwira niko twabyiyumvishaga, aravuga ati yabonye liste y'abaririmbyi bakorali Impuhwe, ariko yibaza impamvu we atari kuri iyo liste kandi nawe ari muririmbyi bakorali Impuhwe. Asenga Imana rero, inginga Imana, asaba Imana ko nawe yamushyira kuri iyo liste y'abaririmbyi bakorali Impuhwe. Imana agiye kubona abona izina rye riraje rijya munsi ya ya mazina Imana yamwerekaga. Araza ashima Imana, atubwira ibyo yabonye, atubwire ko yabonye, atubwira nuko yinginze Imana kugira ngo nawe imushyire kuri liste. Imana imushyiraho. Uwo nawe yatashe hamwe n'abandi, yarakikiye uruhinja rufite amezi 9. Ubwo ruhinja ntacyo rwabaye, rwarasigaye. N'uyu munsi ni umusore ufite imyaka 15, ni umusore umaze gukura.
yarasigaye, nyina aragenda, umwana nta gikomere na gitoya yagize. Rero turashimira Imana, twavuga byinshi ariko ibyo Imana yakoze ni byinshi. Turashimira Imana kuko abagiye baragiye, abasigaye barasigaye, nta n'umwe wigeze asigarana ubumuga bushobora gutuma adashobora kugira icyo akora, kuko ari ibyo Imana yari yateguye. Ubundi impanuka ibaye hari abacika amaguru bagakomeza bakabaho, hari abamugara umugongo bagakomeza bakabaho, ariko dushimiye Imana ko abasigaye bose nta n'umwe wasigaranye ubumuga bwatuma atagira icyo yikorera. Iyo mpamvu rero ituma duhora dushima Imana. Imana yaratubwiye ngo aho tuzajya tugera hose tuzajye dushima Imana kubwo icyo gikorwa yakoze. Yaragikoze gituma tumenyekana mu Rwanda hose, gituma dukora ingendo zo hanze y'u Rwanda. Twagiye muri Tanzania, tujya muri Kenya inshuro irenze imwe, tujya i Burundi, no mu Rwanda hose twarahazengurutse. Dushima Imana rero kuko ariyo nzira yakishijemo kugira ngo yamamaze umurimo w'Imana muri korali Impuhwe. Ndumva aricyo twashimira Imana muri iki gihe turimo kwibuka abaririmbyi bacu ku nshuro ya 15. Murakoze. Nyakubahwa Perezida, nyuma yo kutubwira ibyo byose Imana yagiye ikorera muri korali Impuhwe, hari ishusho ya korali Impuhwe mbere y'impanuka, hari na ishusho ya korali Impuhwe nyuma y'impanuka. Bimeze bite? Murakoze cyane. Ishusho irahari kandi iragaragara. N'uwareba korali Impuhwe ihagaze uyu munsi abona ko hari impinduka. Mbere y'impanuka bigaragara ko twari tukiri abana batoya. Urabona mu myaka 15 ishize ni imyaka myinshi. Twari batoya, umurimo w'Imana twarawukoraga bitewe n'uko tungana, ariko uyu munsi turi abantu b'ingeri zose. Dufite abantu bakuru, dufite abana batoya bagiye baza nyuma, abo bose turafite muri korali. Kandi mu bikorwa ibigaragara, ibyo twakoze nyuma y'impanuka ni byinshi ugereranije n'ibyo twakoraga mbere y'impanuka. Ingendo zari nkeya cyane mbere y'impanuka, ariko nyuma y'impanuka ingendo zabaye nyinshi cyane. Kandi tukimara gukora impanuka, abantu benshi bumvaga ko korali Impuhwe itazongera kubaho, cyane cyane ko twari tukiri batoya. Bumvaga ko turi bugire ubwoba, bamwe tukava muri korali. Ariko igitangaje cyabayeho, ahubwo Imana yakoze ibitandukanye n'ibyo abantu batekerezaga. Nyuma y'impanuka twabonye abantu benshi cyane bifuza kuza kuririmba, aho kugira ngo ibyo batekerezaga abantu ngo abana bazagenda bave muri korali, ahubwo Imana yakoze igikomeye, abantu baza ari benshi. Twabanye abantu barenga 30 bifuza kuza kuririmba muri korali Impuhwe, ku buryo no gutoranyamo abo twakira byatugoye cyane kubera ko bari benshi. Rero twakoze ingendo nyinshi, nabivuze mu Rwanda no hanze y'u Rwanda twakoze ingendo nyinshi cyane. Rero turashimira Imana, ikintu cyo giterane gikomeye cyane dukoze kuva accident yaba, impanuka yaba mu myaka 15. Ikintu cyo giterane gikomeye cyane dukoze, twatangiye ku munsi wo kwa mbere dutangirana. Twari dufite amakorali menshi cyane. Amakorali twapanze kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi ku cyumweru, twapanze amakorali menshi cyane yadufashije umurimo w'Imana. Ikindi kintu gikomeye twatekereje na korali twakoze, hari aho Imana imaze kutugeza mu bigaragara, ariko hari n'abandi bantu bari inyuma twifuje yuko nabo twabateza intambwe kugira ngo nabo Imana nibishaka bazagera aho tugeze. Hari amakorali rero, mu makorali yadufashije, hari amakorali twagiye dukura mu giturage, amakorali wasangaga atari yakora urugendo ruremereye, atari yava mu karere ngo ajye mu kandi, atari yava muri paruwase ngo ajye mu yindi. Twifuza yuko nayo twayateza intambwe akagera ahantu nk'ahanga ku cyicaro, akaza akaririmba kugira ngo yiyumvemo ko bishoboka, afatira aho ngaho nayo atekereza ibintu byateza imbere. Hari amakorali twatumiye mu Bigogwe, Nyabihu kugira ngo aze abane natwe. Andi makorali twakoranye nayo na makorali muri paruwase ndetse no mu paruwase adukikije, yaradufashije cyane, turayashimiye cyane kugira ngo igiterane kibe cyiza. Indirimbo zigomba kugira uruhare runini, kandi indirimbo zaragaragaye, amakorali yarahari aririmba neza, igiterane cyabaye cyiza. Ikindi kintu dushimira Imana cyane, biragoye kuba umuntu yakora igiterane mu minsi y'imibyizi ngo abantu baboneke, ubona abantu bwira ijambo ry'Imana. Ariko kuko ari ikintu Imana yari yaduteguriye, twarasenze, Imana iradufasha, twagiye tubona abantu bikadutangaza. Kuva ku munsi wa mbere nta munsi n'umwe urusengero rutigeze rwuzura abantu baraje bitabira umurimo w'Imana, baza mu giterane. Umurimo w'Imana ukorwa neza, tubishimiye Imana cyane. Nyakubahwa Perezida, dukurikije
ibyo Imana yagiye ibabwira mbere yuko mukora impanuka, ibabwira ko igiye kububakira amateka. Ese hari aho impanuka yabihuriye n'amateka yanyu kugeza ubu? Korali Impuhwe murazwi hirya no hino, baba ari cyo kintu baheraho kugira ngo babahamagare, cyangwa haba ariho ryo ryatangiye byabaye itangiriro ryo kumenyekana kwayo? Mu bigaragara kuko Imana yari yabivuze, Imana yari yavuze ko igiye kutwamamaza. Uko twe tubibona, iyo niyo shusho Imana yakoresheje kugira ngo yamamaze Korali Impuhwe. Abantu bose badutumira cyangwa abifuza kutubona birefera kuri iyo mpanuka nyine, gushaka kureba abantu barokotse, gushaka kureba ese abo bantu bahagaze ute nyuma y'impanuka, byagenze ute. Ibintu byinshi nabyo ibyo twakoze, ibyo Imana yadukoresheje bikomeye cyane byabaye nyuma y'impanuka. Bigaragara ko nyine impanuka, amateka ya Korali Impuhwe menshi ashingiye kuri iyo mpanuka yabaye, Imana igacira umugeni wayo. Murakoze cyane. Hari uburyo mu bisobanura, wenda umwanya ni mutoya, ariko haramutse habonetse umwanya mushobora gusobanurira abantu neza ishusho y'impanuka. Ese impanuka yatewe n'iki? Ese abarokotse babayeho bate nyuma y'iyo mpanuka? Ese abatashe bapfiriye aho ngaho mu mpanuka, hari abarokotse bapfa nyuma? Ishusho y'impanuka ni iyihe ku muntu udukurikiye, cyangwa se ku muntu urimo areba iyi documentary? Ni igiki cy'ishusho yafata abantu bapfuye bate? Turumva ko impanuka yabaye abantu bagataha, ariko ni iyihe shusho? Murakoze. Ishusho y'impanuka, twahagurutse hano i Gisenyi mu gitondo kare, aho impanuka yabereye yabaye saa 2, mu masaa 2 n'igice nibwo impanuka yabaye. Abantu uburyo bagiye bapfa ntabwo bose bapfiriye icyarimwe. Impanuka ikimara kuba, hari abahise bapfa, hari abandi bapfuye bageze Nyabugogo bari kubajyana CHK. Abantu 11 uwo munsi bose barapfuye, 11. Uwasigaye ni shoferi wari utwaye imodoka, ntiyari n'umuririmbyi, we yarasigaye. Ariko ikintu kirimo gitangaje, Imana nawe yari mufiteho umugambi, kuko ahari iyo apfana n'abaririmbyi ashobora kuba nta joro yari kubona, kuko yihanye ari mu bitaro ameze nabi. Nibwo yafashe umwanya wo kwihana. Nyuma y'icyumweru kimwe impanuka ibaye, nawe akurikira abandi amaze kwihana. Ndumva ari uko ishusho y'impanuka yabaye. Ubwo abakomeretse twahise tubajyana mu bitaro Remera Rukoma cyane, baranadufashije cyane muri biriya bitaro bya Remera Rukoma, ni inshuti zacu cyane. Hahise hanavuka umuryango mwiza witwa Umusamariya mwiza ujya ufasha abarwayi b'imbabare mu bitaro, na n'uyu munsi uracyakora. Tugirana imikoranire myiza nawo, twagiye no kuririmbayo kuri ibyo bitaro, dutera n'igiti muri ibyo bitaro. Ahantu hakiriye inkomere zacu twahateye igiti cy'amateka, iyo tugiyeyo turagisura kandi kimeze neza. Ndumva ishusho y'impanuka ariyo ngiyo. Abarokotse bose nta minsi myinshi bamaze mu bitaro, ndatekereza ko ushobora kuba ari icyumweru kimwe bamaze mu bitaro, ubundi baraza barwarira mu rugo, barakira, bose ni bazima. Basanzwe mu Rwanda rwa Bralirwa ku Gisenyi. Ndi umuririmbyi wa Korali Impuhwe, ndi kumaramo imyaka 19. Tujya gukora impanuka rero, Imana yabitubwiyeho. Gitondo dufataho imodoka, twagiye rwose nta bintu by'imigaryo cyangwa se blague mu nzira, ahubwo twagendaga turirimba. Ubwo rero Imana yatubwize ko mu nzira turibona ibimenyetso. Tugera ku Mukamira, twabonye ikimenyetso cy'inzira mu nzira, imodoka ishaka gukora impanuka. Turakomeza turagenda, ubundi imodoka ikagenda iziba, ikazibura, byose duhura nabyo. Ariko tugeze ku Kamonyi nibwo impanuka nyirizina yabaye. Imodoka yarimo ibyuma, niyo narimo, ariyo yaje gukora impanuka. Ubwo rero twaragiye tutazi ngo ni twebwe, tutazi biri bube. Gusa kimwe cyo twagendaga turirimba, nta magambo y'amanjwe arimo, nta byo gutera blague, ahubwo turi mu duhanze amaso Imana, turi kwiganira ibintu by'Imana. Ubwo turakomeza turagenda, tugeze aho bita Kamonyi.
imodoka ihita ikora impanuka. Maze gukora impanuka nabonye igitangaza cy'Imana rwose gikomeye cyane. Mu buzima busanzwe abantu benshi bavuga igitangaza cy'Imana ya Aburahamu, bakavuga igitangaza cy'Imana ya Yakobo na Isaka, ariko njyewe ndavuga igitangaza Imana yakoreye kuri Aburahamu. Ubwo impanuka imaze kuba 11 bahise bava mu mwuka, undi arakomereka bamujyana CHK, abasigaye 10 dukora tuvunika amagufa, twangirika ingingo. Ubwo batwebake batujyana mu bitaro bya Remera Rukoma. Tugezeyo batukorera checking y'amagufa, basuzuma uburyo ki amagufa yacu ameze. Bamaze gukora checking basanga njyewe amagufa yanjye yangiritse cyane, yewe igufa ry'akaguru baporopoza ko bagomba kuca akaguru ajya ngendera mu mbago. Ubwo biba gutyo, ariko noneho ndataka cyane ntakambira Imana, ndavuga ni se Mana, ni gutyo uhemba abakozi bawe ko twari tugiye mu murimo wawe, none bikaba byanzuwe ko ncika akaguru bakamba impago kandi nari ngiye gukora umurimo wawe, ariko ntabwo ariko nzi ukora Mana. Imana rero iravuga rwose, ihita imbwira ati mwana wanjye humura, icyo nibwira kugukorera. Ubwo ndategereza, dusubira muri radiography kugira kabiri, nabwo basanga igufa ngo bagomba kuricamo. Ubwo rero ndongera ndataka cyane, nabwo ntimana icyo nzi cyo mu mikorere yawe ntabwo uhemba utyo rwose. Imana ati humura ndakugirira neza. Dusubiye mu cyuma ubwa gatatu basanga igufa ryateranye. Abaganga barahungabana cyane, baratangara, niko gukorana bakora table ronde bavugana ibibaye, bari gusiganuza ibibaye ntibasobanukirwa. Ubwo barabazanya bati none ko ibyuma byacu tubyemera byaba biturutse kuki? Ni ibyuma byacu bifite ikibazo cyangwa se ni Imana y'abarokore? Impaka nk'izo zari z'ubwenge, kuko baje gusubiza umutima impembero bagasanga twari tugiye gukorera Imana. Bati si ikindi, ati Imana y'abarokore yabakoreye igitangaza. Urebye ahari bose bigaragara ko ari ibimenyetso byabagaragayeho, ariko sinabavuga bose, navuga muri makeya. Navuga nk'umuririmbyi wacu watashe nyine yitwaga Fred, hari umuntu yarabereyemo ideni. Ubwo mu kwitegura kwe mu bigaragara yafashe umumama turirimbana, aramubwira ati runaka mubereyemo umwenda tugiye kuririmba ntamwishyuye, ariko umbabarire nugaruka uzamunyishurire umuhaye amafaranga mubereyemo. Amubwira umubare wariwo, mu kugenda ntiyagarutse. Hari umuririmbyi witwa Philbert, mu mateka ya korarimo cyangwa se mu mibereho yacu y'uburirimbyi dukunda gukina amateatire cyane. Rero umuririmbyi witwa Philbert ari muri iyo minsi banziriza urugendo rwacu, twakoze igiterane akina teatire ku buryo abantu bose baramubonye bararamutahana mu mitwe yabo. Ubwo impanuka yabaye, noneho nyuma y'impanuka mu basobanura ko bati wa wundi uherutse gukina gutya na gutya, wa wundi uherutse gukina mu giterane akina teatire bimeze gutya na gutya, ku buryo abantu bose bahise bamumenya. Navuga abaririmbyi abo ngabo batashe, ko twararaga ku rusengero turi buzinduke tujya mu ivugabutumwa, bose tugera ku rusengero bahise baryama barasinzira, kuko iyo abantu bari kuganira hari n'igihe abantu bashobora no gucumura mu biganiro, ariko ibyo byose kuko Imana yari yabateguye yarabibarinze, tukigera ku rusengero bararyama barasinzira. Bakangutse mu gitondo tubakanguye, tugiye kujya mu modoka, bajya muri dushe, bahita bajya mu modoka turagenda. Ikindi kintu Imana yavuze ko dusengera imodoka izatwara ibyuma. Icyo gihe kwasiteri zari zaba nyinshi, twagendaga mu minibisi, amwe yabaga afite porte bagage hejuru, ku buryo ariho twashyiraga ibyuma. Imana yatubwira ngo dusengere imodoka izatwara ibyuma, ngo tuyisengere cyane ntitumenye ibyo ari byo. Ikindi, hari abantu bari binjiye muri iyo modoka bigaragara batari bari mu mugambi w'Imana cyangwa se batari bagejeje igihe cyo gutaha. Tugiye guhaguruka, abo bantu bavamo
bajya mu yindi modoka, babandi Imana yateguye aba ari bo bajya muri iyo ngiyo yakoze impanuka. Mu bigaragara hari ibintu byinshi, hari ibimenyetso byinshi Imana yagiye itwereka, yereka no kuri buri muntu wese kugira ngo imutegure azatahe nta kibazo. Tulipokuwa kwa gari hapa, hii gari ilifanya accident, mimi nilikuwa ndani tayari. Ndio mgambo wake, mke wangu na wale wakia Mungu na madaika wewe na wengine wa sponsor ambao tulikuwa na wao. President azamu tume Imana tutabizi. Mwenyekiti akaja kama anatumwa na Mungu bila sisi kujua. Araza akaishana kimuze mlimo. Akaja na hasira kubwa, akaniambia toka kwa gari hii pasa. Aliye pasa nyuma yoboye yabaza mimi ndi mchungaji ambaye ninawaongoza. Aravuga ati muyivemo mugende muri yindi. Akaniambia mchungaji toka kwa gari hii kwenda kwa gari nyingine. Namubwira nicyakora abana nabo cyako bayijya mu bakagombye kugenda muri yindi uvuga. Nikamwambia sasa kama unasema mimi nitoke kwa gari hii, wale wengine wanataka niende kwa gari hii, wao waende kwa nafasi yetu. Aravuga ati iyi iragendamo abantu bagenda no kugaruka kuko harimo abagenda bakajya muri seminari ntibagaruke, ndavuze ngo muyive. Akaniambia gari hii itachukua watu wenyewe watakwenda na wasirudi, kwa sababu kuna watu wengine walikwenda kwa wageni kwa semina. Nasema kama mwenyekiti mchungaji toka. Madamu wao wanakuwa ati reka tuive ngo tujye kwitegera izisanzwe aho tujya kuhaza. Alafu mke wangu akasema basi kama ni hivyo tutoke kwa magari haya yao tuache twende tuchukue gari hili kwa station. Nikamwambia ndio reka tujye muri ya n'ubundi bavuze. Nikamwambia mke wangu poa twende kwa gari ile ambayo wametuamuru. Hiyo twarimo yari ya kane muri izo gizeye. Gari ile ambayo kiongozi ametuweka ilikuwa gari ya ile ya mwisho katika gari zote. Twasanze ya gatatu abari barimo bari batera imirambo batera n'abakomeretse natwe tukubafasha. Alafu accident ilipofanyika tulikuja kwa namba ya 4, tulikutana namba ya 3, gari ya 3 hivi nashughulika na kusaidia watu ambao umuntu wadukoreye akantu k'igikorwa cyiza cyane kagaragaza ishusho nk'aho abantu bazajya bamwibukiraho. Tujya guhaguruka yaragiye agura amabombo aradistribuye mu baririmbyi bose, mu bigaragara bisa nk'aho arimo kubasezeraho mu gihe tubwe tutabimenyaga, ariko byagaragara ko arimo gusezera ku baririmbyi. Ndumva ari byo navuga nubwo abenshi